Mwaramutse neza mwese. Nabonye bakora hariya cyane mbona ko hari ibyapfuye mpitamo kuhihorera nkavugana namwe turi kumwe kurusha. Ndizera ko mwaramutse neza mwese kandi mwatangiye umwaka neza kugeza ubu, ariko igihe kinini cy'umwaka kiracyari imbere. Ndibwira ko nabwo byose bizagenda neza. Ubwo nagira ngo mbashimire ko mwadutumiye kuza kuba turi hamwe namwe muri uyu mwanya wo gushima no gusangira ibitekerezo bitandukanye. Turabyishimiye kandi iteka turabyishimira. Nagira ngo mbafashe cyangwa mumfashe kwakira n'abashyitsi bavuye hirya no hino, nabo bari hano kwifatanya natwe. Ndagira ngo mpere ku bivugwa buri gihe, kandi kuko nk'abantu n'ibikorwa byacu n'inshingano dufite, hari byinshi bihora bigomba gusubirwamo buri munsi, buri gihe ntiturambirwe, kubera ko nk'abantu ntabwo ibintu bifata umurongo uko byifuzwa ako kanya ngo birangirire aho, ndetse niba birimo no gukora n'amakosa abantu barayakora, ugakosora, ejo ukagerageza ugakora ibindi, ndetse ukaza gusanga amakosa yongeye yabaye. Hari ijambo riduhurije hano rero, ijambo ndetse rijyanye no kuba turiho. Kuba turiho hari impamvu, naho duturuka ahenshi hadasobanuka kuri buri wese ngo amenye ko abantu babaho bate, bavuye hehe, isi yaremwe ite cyangwa yabayeho ite, uko washaka kubyita uko ariko kose. Ibyo ni ibibazo bya buri munsi bihora bishaka ibisubizo, ariko igihe ibyo byose bitaratungana, abantu bo bariho, turiho, tugomba gukomeza kubaho, tukagira ibyo dukora. Niyo abantu baba batarasobanukirwa buri kintu cyose kijyanye n'impamvu abantu bariho, cyangwa se na buriya bushobozi tutumva neza cyane twese, rimwe na rimwe sinzi ko hari ubyumva neza, bwanatumye tubaho, ibyo bita kurema. Twaremwe dute, nande, aho hagati hari ibitekerezo byinshi bivugwa umuntu abishatse, ariko icyo tutahakana ni uko turiho, ni uko ibintu biriho. Ushaka inkomoko yabyo uko wayumva, ibyo birakomeza, abantu babana nabyo. Hagati yo kwemera rero no gushakisha ubundi buryo ubwo ari bwo bwose ku muntu uwo ari we wese, hari iki? Abenshi niho twisanga, binagaragazwa nuko ibyigishwa ndetse byavuzwe kandi byumvikana bizima, abantu
duhora tuvuga ibyiza biriho dukwiriye kuba dukora, ndetse ari nabyo bivamo gushimira. Gushimira bivuze ngo warahawe. Icyo ushimira, urashimira ibyo wahawe. Ariko wowe utanga ryari? Urahabwa gusa bikarangirira aho. Nawe ugomba kugira icyo utanga, naho haba hari ikibazo. Ibyo uhawe ugashimira, ugahora ushimira ibyo uhawe, we ntugire icyo utanga, ubwo niho abantu bakwiriye kuba bisuzuma. Ni naho rero haturuka muri ya nyigisho twumvise, ni naho hagaragarira intege nke z'umuntu. Umuntu ku ruhande rumwe ugashimira kubera ko wabonye ufite ibyo wakiriye, ku rundi ntihagire ikikuvamo ngo kigere ku bandi. Byagenze bite? Niho rero ingufu nke z'abantu zikomeza kugaragarira, ni nazo ziganisha mu byo twahoze twumva. Dushakira cya kintu gihuza, rwa rutindo ruhuza, kumenya, guhabwa, nawe gutanga. Gutanga ni kwa gukora. That is the doing. Iyo gap, icyo kinyuranyo kiri hagati gihora ari kinini cyane. Urutindo rugomba kubakwa hagati aho ni rurerure. Ntabwo rero dukwiriye no kubihunga. Hari abantu babihunga, bakabihungira mu ikuzo, kwikuza, ku buryo ndetse wowe ushaka kwerekana ko uruta abandi. Ariko ibyinshi kwa kwikuza, kwa gushaka kwerekana ko uruta abandi, biba mu mvugo gusa, ntabwo biba mu nkora, mu gukora. Ariko niho bikwiriye. Niba ushaka kuruta abandi, bive mu gukora, ubigaragaze, ndetse binagaragarire mu nyungu abandi babivanyemo. Iyo nabyita mu buryo busanzwe, mu magambo asanzwe izindi nshingano abantu bamwe bafite, ni urugamba. Ni nko guhara ku rugamba. Guhara ku rugamba uringaniza ibyo tuzi dukwiriye kuba dukora, bwa bumenyi bubiduha, n'ibikorwa dukwiriye kuba dukora, kandi ibyo ntushobora kubihisha. Ntushobora kubeshya abantu uti jyewe ibintu byose nzi mbishyira mu bikorwa. Oya, ibikorwa kuba bihari cyangwa bidahari bizakugaragaza. Ntushobora kubeshya. Niyo wabigerageza abantu barakubaza batari ko imitima
y'abantu wahinduye ukabajyana mu bikorwa bigaragaza icyavuyemo birihe, ngomba kubyerekana. Iyo rero ni intambara ihoraho buri munsi. Reka mbaye nk'urugero rw'inshingano abenshi hano dusangiye tubamo. Mvanye gatoya mu bintu byo kwemera, ibintu by'idini, ibintu bijyanye mu buzima bwacu busanzwe twirwamo buri munsi. Nabwo ntitugatwarwe cyane ngo ugende ujye hejuru wibagirwe hasi. Ugomba kwibuka ukuri k'ubuzima ni hasi, ni hano ku isi niho turi. Ibindi byo mu kirere binakomeye cyane kubyumva neza, ibyo ni byiza, duhora dushakisha uko twabana nabyo, byatuyobora, byagira bite, ariko tujye twibuka ngo aho duhagaze niho habanza. Tuvuge nko mu nama ya leta, hari inzego nyinshi zitandukanye dukoreramo, z'ubuyobozi bw'igihugu, za politiki, iki bavuze amatora twanyuzemo, nayo mbashimira, nayo mwarayasengeye, ndetse ubwo turabishimira. Ariko ubwo tubishimira, ngenzi ko mfite umwenda, nashimiwe ibyo nahawe, ngomba kugira ibyo ntanga. Ntabwo nashimira gusa, ntabwo nahabwa gusa ngo nishime, ariko abantu bategereze ku kizamvamo kijyanye n'icyo nahawe ngo kibure. Ubu mba afite ikibazo. Muri leta, mu mikorere ya buri munsi, turicara no mu nama tugakora, tugafata ingamba z'ibizakorwa, bizabikora bizava he, abazabikora ni bande, tukabyumvikana. Ndetse tukongera tukicara, ibintu byose tukabishyira ku murongo. Umwe ashinzwe iki, undi ashinzwe iki, twagihuriyeho, twakiganiriye. Tukavuga ngo tuvuye aha tugiye gushyira ibintu mu bikorwa. N'amikoro arahari kuri bimwe, ntabwo amikoro aboneka kuri buri byose, ariko ndavuga ku mikoro aboneka ahari n'ibyo agomba ayo mikoro gukora. Hatinda gato wabaza umuntu umwe uti tugeze kuri wari ushinzwe ibikorwa, tugeze, atangira gusaba imbabazi, ati naribagiwe, ati mutubabarire twaribagiwe. Ukabaza undi, ahubwo ati twarabikoze. Mugeze, mwakoze ibiki, mugeze. Wajya gusanga, ugasanga ibyo yakoze ni ibindi bitandukanye n'ibyo mwumvikanye. Utse ko wakoze ibintu bitandukanye n'ibyo twumvikanye, habaye iki? Ati nagira ngo turareba, ati nagize ngo, ati bikaba ibindi bintu birebire. Niba waragize ngo, niba hari ikindi wabonye cyari kinyuranye n'ibyo twumvikanye kizima ugomba gukora, kuki se utasubiye inyuma ngo natwe twese tubimenye, tuvuge ko hari inama twungutse dukwiye kuba dukurikiza? Habaye iki? Mu ncamake, umuntu ahera ko asaba imbabazi gusa,
ibyo rero ntabwo ari ikibazo kinini, ibyo birasanzwe, umuntu yakora ikosa, ibyo rwose kuri ibyo nta nubwo ari cyo kibazo. Ariko iyo bibaye rimwe ku muntu umwe akabisabira imbabazi, uwo muntu ejo bikongera bikagenda gutyo, ejo bikongera bikagenda gutyo, ntabwo biba bikiri ya makosa akorwa gusa kubera ko uri umuntu, kuko abantu bakora amakosa, ryabaye ikosa ryahindutse icyaha, ni icyaha, ntabwo bikiri ikosa risanzwe ry'abantu bakora. Ibyo rero bigahoraho, ukwezi kugashira, umwaka ugashira, ibiri igashira, ari abantu basubiramo batyo buri munsi. Hari ubwo rero bigeraho noneho kwibaza ariko se amaherezo azaba ayahe, ku buryo bworoshye kandi abantu benshi bakunze kunyuramo, babiragiza ubushobozi bundi buturenze, ubwo babihunze, babiragiza, tukajya kubisengera, tukajya buriya ni ukubihunga, ntabwo ari ikindi, kuko ibyo usaba waranabihawe, ahubwo ntubikoresha, bigaragarira, there will be results or no results. nta rundi rubanza. Naho n'ujya gusaba, niyo wajya usaba abagatulika, niyo basoma n'iki amashapure, niyo wasoma amashapure 20 ingahe, nta kizavamo, kubera ko ibyo uriho usaba urabifite, warabihawe, ahubwo ntubikoresha. Ahubwo nuko abo tunasenga cyangwa ibyo bwa bushobozi tutavugana nabwo ngo gutyo. Hari abavuga ko bavugana nabwo ariko ngenzi ko bikigoranye, biragoranye. Ariko niba twavuganaga n'ubwo bushobozi ku buryo bworoshye gutyo, rwose buba butubwira batari urashaka iki, wansabye iki ndakiguha, ahubwo wagombaga kugikoresha kugira ngo ugere kuri iki, ntabyo wakoze, ubu urasaba iki, keretse niba unsaba ngo abe ari cyo ukigukorera. Nabyo rero ubu ni ikindi kibazo tugomba kwibaza rero, twebwe nk'abantu mu byo dushinzwe, mu bushobozi butandukanye dufite ariko bufite aho bugarukira, ugomba gusubira inyuma, utari kumbikoresha iki. Ba bandi bavugaga who have arrived where there is no such arrival, kuko niyo mpamvu niyo waba wagezeho ashakaga, hari ahandi hagusaba kugera. Igihe uriho biragusaba guhora ubona aho ugomba kugera, ushaka kugira ngo uhagere. Nanone reka mbigarure mu buzima bwacu busanzwe nk'abantu. Inzego za leta reka mbe nzikiza uruhande, hari n'ubuzima busanzwe bw'abantu, bw'imibanire, bw'imico, bw'imikorere, bw'ibiki. Murabizi hano, ndetse kenshi nidufata umwanya nk'uyu ujye tuviramo gushaka kugira ngo tubitware hanze hariya. Ibi tuganira nuko twahuriye hano n'ibyo tuvuga, erega nabyo ni uburere. Ubu turi mu burere
buduha gutekereza neza no gushingira ibikorwa byiza kuri ibyo dutekereza. Reka njye hanze mu buzima busanzwe. Mbona raporo hafi buri gitondo cyangwa se mu cyumweru mba mbonye nyinshi zimbwira ko abantu bifashe hirya no hino, ese mu gihugu abantu bafite barihaza bakigaburira, bafite ibyo kurya, twarejeje cyangwa abantu barashonje, cyangwa izindi zikaza zimbwira ziva mu bapolisi zimbwira haraye habaye za agisida 20 n'izi ngizi kuva hariya muri bo 50% zabaye kubera ko bari basinze. Abantu baraye bicanye, hari abantu bapfuye bazi indwara, undi yaziki, undi mugore yaratemwe n'umugabo we, rimwe na rimwe biba the other way around, ariko nibyo bikeya kurusha. Ibintu byinshi abandi twafashe, abantu bangana batya twasanze bari mu biyobyabwenge, imiryango yahungabanye, mu mago n'abana batoya bagishakana, bamaze amezi bashakanye bataragira n'urubyaro. Hari imanza zingana zitya baraye batandukanye, ntibumvikana, bararwana cyangwa baragira batya, ibintu byinshi. Dushatse rero kugira ngo twuzuze inshingano zacu, hari abatuyobora mu bintu by'amadini, inyigisho zishingira kuri ibyo ngibyo, dukwiriye kwibuka kubikoresha uko bishobotse kugira ngo tugabanye ibihungabanya umuryango nyarwanda. Kubikoresha uburyo ubwo ari bwo bwose. Iyo ubona umubare w'abana bashakanye ejo bundi b'imyaka 20, umwe n'9 undi n'5 bashakanye, n'uwa 30 abakiri muto, ibyo bashakaniye ntabwo ari intambara, ntabwo ari ukurwana hagati yabo ya buri munsi. Bashakanye bagira umuryango utuze, amahoro, ndetse umere neza, ugenda ukura. Ntabwo ari ukwirirwa abandi rero abana batoya ku mihanda. Njya mbibona, nkurikira ibintu no kuri social media, no kwicyo intambara zirirwa zirihuza abana bato bambara ubusa bakajya ku muhanda, bakambara ubusa, uwambara ubusa ararata iki undi adafite, twese tudafite. Kwambara ubusa, kwambara ubusa, nta dini iribaho ryo kwambara ubusa, nta muryango ubaho kwambara ubusa. Ariko burya kwambara ubusa ntabwo ari bwa busa, burya bambaye ubusa no mu mutwe. Ni ubusa buri mu mutwe, nicyo kibazo, niho bishingira. Mbwira rero ukuntu wakwemerera umuryango nyarwanda kubaho gutyo,
ukibwira ko nubwo twicaye hano twebwe nk'abayobozi mu nzego zitandukanye, inshingano tuzaba twuzuza ni izihe? Ni izihe? Tuzibaze ni izihe? Ni izambika ubusa abanyarwanda, uko abana tubarera, ariko ari abana, ari abakuru, ari iki, nuko turerwa, uko turera. Ba bandi rero navuze b'ibiyobyabwenge ugasanga mu bakuru, abantu bakuru mu muryango, ariko bya biyobyabwenge nibyo bivamo ingaruka zindi z'imiryango guhora irwana buri munsi buri munsi buri munsi. Wanakwicaza n'abantu ukababaza turi murapfa iki? Hakazamo rero bya bindi buri wese yumva ko ari uri mukuri, ntawe ushobora korohera undi ngo babiganire bakemure ibyo ushaka, ineza ushaka niyo n'undi ashaka. Uruhare tugira twebwe nk'abayobozi, baba mu madini, baba muri leta, ni uruhe ruhare tugira rwo kugabanya ibyo bintu muri twe, mu miryango, hanze? Turebe hirya tubyihorere, tuvuge ngo bibe uko bishatse, twaba tumaze iki se? Twaba twebwe inshingano zacu ari izihe? Tugende duhere mu ikuzo gusa, twirebe, twumve ko turuta abandi cyangwa dukora, ariko abandi bibe uko bibaye. Ntabwo wujuje ya nshingano, urabeshya. Ikintu cyo kubeshya, cyo kudakoresha ukuri, ubuyobozi ubwo ari bwo bwose, bwaba ubwigisha bwo mu madini, bwa bushobozi buri mu nzego za leta, ariko noneho bitari n'ibyo. Ntabwo rega abantu bose bari muri leta cyangwa bari mu madini. Ubushobozi n'ukuri bukwiye kuba gukoreshwa no mu bantu gusa, mu miryango, umuryango wawe, nta ushyize idini iruhande ugashyira ko leta iruhande, no mu muryango wawe ikiganiro ugirana n'umuryango wawe gishobora gufasha kubaka ni ikihe? Ukwiye kubyibaza buri munsi buri munsi buri munsi. Ntabwo uzareka kurera mu muryango wawe ngo idini rizakurerere cyangwa leta izakurerere. Ntabwo ari byo. Bikwiye guhera kuri wowe. Ndetse ntitwimakaze ibidakwiye kuba mu bantu ngo tubyemere bibeho, bikoreshwe, bisa nkaho nta cyabaye. Ntabwo ari byo. Buri munsi kuba twahuriye hano ni nacyo kizana hano, nabonye umwanya wo kuza nkinigura, narangiza nkagenda. Ibindi uko bizaba biraturenze, at least abemera ko hari ibiturenze ndimo, ariko ntabwo bindenze kuvuga icyo ntekereza. Ndetse ubwo ndi mu nzira yo gufasha, wenda niyo kaba ari akantu gato, bya bindi biva mu kumenya biganisha mu gukora. Niba hari icyo umuntu yatangaho umusanzu, twese tujye tuwutanga. Ariko ndabasabye, ibintu nababwiye mbona ntabwo nabishyize mu ukuri kwabyo kose, uko bingana ni byinshi.
turasenya igihugu cyacu, turasenya igihugu turebera ibidakwiye kuba bikorwa, isindo, ibiyobyabwenge, indwano z'urudaca zitarangira buri munsi abantu baba bari bashikurana. Nitubibona, nababwiye ko mbibona muri raporo mpabwa, ikintu cya mbere kinza mu mutwe ndabaza, ariko tugomba kuba dufite ibibazo mu buyobozi bwa leta ndetse n'ubw'abandi ntavuze, bigomba kuba bihari. Ngo hari ikibazo, tugisuzume rero, ntitukajye hanze gusa ngo tunyure hejuru y'ibintu, tuvuge neza, ndetse tube ibitangaza. Kuba igitangaza ni byiza, ariko kuba igitangaza ubigirwa n'abo wafashije nabo kuba baba igitangaza. Niba ntabo wafashije, ntukwiriye kumera neza ngo ube bihagije. Ukwiye kumera neza ubishingira ku bandi watumye bamera neza. Reka ndangiriza aho. Murakoze, muhorane imigisha y'Imana.